twigire kuri positive kuri wowe, niki imbuga nkoranyambaga zimaze guhacita nk'inyungu ifatika? Imbuga nkoranyambaga zampaye agahinda gakabije. Ariko bana ibi bintu kitavuze ntimubitindeho, ntimutereho comment, ntimwumve nyine ko byacitse, ahubwo nibyo 100%. Hari impamvu nyinshi wowe uba wumva ko uyu muntu runaka Sabe, Irene, Kensi bageze aho bajya badafite ibibabaza, ariko birahari byinshi kandi birahari kuri rwa rwego ashobora kuhafata nk'isaha akarira amarira akagwa ari umuntu w'umugabo. Ibi bintu tubona ngo umuntu afite followers benshi, ngo afite abantu bamukunda, ngo akora content ye runaka, ngo arakunzwe, ngo abona ngo ibiceri, ngo afite imodoka, ntabwo bikuraho akababaro. Ndakubwiza ukuri yuko ibyishimo udafite aka kanya mu bibazo byawe, mu bisubizo byawe, ntabyo uzigera ugira. Impamvu ndi kuvuga ibi bintu ni uko kwifuza kw'ikiremwa muntu kutarangira. Kwifuza kw'ikiremwa muntu ntabwo kurangira. Umuntu muzabona ameze neza, muzamenye ko nawe yifuza. Iyi nshuti uri kubona ikennye ariko ikaba nta kintu ikumariye, ninakira nta kizakumarira. Nta nubwo ari inshuti, urabeshya ko ari inshuti ariko si inshuti. Impamvu ibi bintu kitavuze mbyumva cyane, murabizi neza ko mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'ikiremwa muntu ntihaburamo amakosa. Ntabwo haburamo amakosa, wisanga wakoze amakosa. Uyu mugabo Kita rero yigeze kunyura mu bihe bikomeye nshaka kugarukaho kugira ngo tunabyumveho kimwe. Biramukomerera cyane, amarira aba menshi kuri rwa rwego yahisemo inzira mutigeze mumenya karimbi, ariko we ayinyura amazi neza karimbi zanamukomeretsa, ariko yirengagiza ibintu byinshi cyane. Reka nongere kubasuhuza abakunzi ba Magi TV Rwanda, nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubarinda wherever you are in the country cyangwa se out of the country. It is what it is. No matter what, dukomeje kuza byinshi bitandukanye, ndetse turabashimira bikomeye kwa mudukurikira, mukomeza kudukurikira day to day. It's a big support. Imana igibaha imigisha, of course. Imana igireba bya bindi mwasengeye, bya bindi mwifuza kugeraho, ikomeze kubasupportinga. Birumvikana ntabwo ibigeragezo bizabura, ntabwo tuzabura guhura n'ibitubabaza n'ibiduca intege, ariko mpora nsenga nsaba Imana ngo byibuze as human beings, nk'ibiremwa muntu, byibuze Imana igikomeza kuduha imbaraga, tubinyuremo kigabo, tubikemo kigabo, nta byacitse, tutandavuye, yego. Ariko nanone ntabwo Imana izabigiramo uruhare gutyo gusa. Tuzasenga, dukore cyane, tunizere kibikora, icyo gihe izabikora. Ushobora kutabikora mu gihe uri gutekereza, ariko buriya Imana ikorera mu gihe cya nyacyo. Impamvu ibi ngibi mbivuga, njyewe hari igihe nifuje ibintu, nifuje kugira amafaranga, ariko n'aka kanya iyo ndebye ngatekereza neza, iyo nza kugira amafaranga muri icyo gihe, ubu ngubu mba narapfuye. Rero Imana ukuntu ikora, ireba ibintu ukwiriye mu gihe cya nyacyo. You have to believe, ugomba kubyizera man, ugahora wumva ko nyine nta byacitse, kubera ko ejo si kera. Iyo modoka uri kubona abandi bafite nawe wayigira, iyo moto uri kubona abandi bafite nawe wayigira. Niyo utayigira umwana wawe yayigira, niyo umwana wawe atayigira kubera ko utamubyaye, inshuti zawe zayigira. Wihangayika, wikumva nyine ngo ibintu ngo birakomeye cyane, ngo kuri rwa rwego. Oya, ntabwo ibintu bikomeye, ahubwo hari ubwo tubikomeza. Nta nubwo byoroshye, ariko hari nubwo tubyoroshya bikaba bibi, ahubwo nyine ibintu birahari
nta mbaraga bifite tudafite anytime due to consistency, kubera gukora cyane tuzatsinda. Munyemerere mvuge kuri uyu mugabo Chita wavuze amagambo akomeye cyane bigatuma benshi ku mbuga bavuga amagambo, bandika muri comment bakabigarukaho cyane. Munyemerere mbivugeho. Gusa ukuri ni uku nguku. Ukuri kw'ibi bintu ni uko buriya mu buzima bwa muntu, mu buzima bw'ikiremwa muntu, mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye hagomba kubamo ibyifuzo byinshi. It's normal. N'umuntu ari kwifuza imodoka ntabwo ari uko yarengereye, ahubwo it's normal, agomba kuyifuza just. Kandi birashoboka ko yayigira, birashoboka ko yagira indege, birashoboka ko yagira etaje igeretse 5. Why not? Nawe ufite karabana. Gusa niyo utabigira nk'uko nari mbigarutseho mu kanya, uko uzakomeza gukora, utoza n'abawe gukora, ukorana n'inshuti zawe, udakora wenyine, mu nshuti zawe, mu gisekuru cyawe, mu magukomokaho, ntabwo hazabura umuntu ubigeraho. Ubu ngubu hari abantu bafite imodoka atari uko babigizemo uruhare runini cyane, ahubwo ari ababyeyi babo. Nawe rero haranira kugira ngo umwana wawe azishimire kubona ibintu byiza ari wowe wabigizemo uruhare runini cyane. Uyu mugabo Chita ni umu-YouTuber ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda, yagiye akora ama interview kenshi, murabyibuka yazanye na Sabe barasunika. Sabe niwe wari ufite ikinyamakuru gikomeye ugereranyije na Chita until now, ndetse Chita namwita umuntu utananirwa kubera ko yakomeje gukora, agera hajya muri Kenya, aragaruka asubira kuri YouTube, ibintu biza gukunda. Ariko guys, ibi bintu mumfashe kubyumva. Ntabwo kuba Chita afite abasubscribers bageze hariya bangana kuriya, afite amafaranga menshi nk'aya afite imodoka, afite inzu nziza, afite umuryango, ntabwo bivuze ko imbuga nkoranyambaga zitamubabaje. Hari nabo nabonye bari kwandika ngo iyo zimubabaza ari kubivamo. Wowe si ibyakobaje byose wabivuyeho? Ntabwo wabivuyeho byose. Hari ibintu bitubabaza kubera ko turi kubona ko nta yandi mahitamo, nubwo aba bahari, ariko hari limit zitubuza kubona andi mahitamo, bigatuma twigumira kuri ya mahitamo cyangwa se tugatinya guhomba. Hari umuntu ubona inka ye cyangwa se itungo rye rirwaye, aho kugira ngo ahombe barigurishe kuri make, agakomeza gushaka imiti, bikazarangira rinapfuye, nta n'igiceri arabona, rigapfa, itungo rye rigapfa. Ibi ngibi rero byo guhitamo nabi cyangwa neza, hari factors, hari ibintu byinshi bibitera. Hahandi uzasanga umuntu yatinye igihombo, cyangwa se ugasanga yandi mahitamo we biragoranye guhindura inzira, gufata undi mwanya wo gutangira bundi bushya, kandi ari byo byibuze byagakwiye kuba bimufasha cyane. Uyu Chita rero yafashe amahitamo akomeye cyane, nanjye nafashe. Gusa buriya mu mahitamo yacu hari uburyo ushobora gufata ibintu birimo risk, ariko izo risk ntizizakugeraho cyane kubera ko wabihisemo, waramaze gusobanukirwa. Ibi bintu dushyira ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu bizahaba iteka ryose. Ikintu uzaprodinga kuri Facebook, ikintu uzaprodinga kuri TikTok, ni ikintu bishoboka ko cyahaba iteka ryose. Video ushyiraho, amafoto ushyiraho, hari abahita bayadownloadinga bakayabika, cyangwa se nabo bakongera kuyauploadinga. It means ubundi nk'umuntu mukuru, abantu ubundi ntabwo bagakwiye kuuploadinga ibintu kuri YouTube, kuri TikTok, kuri social media muri rusange, ahubwo nk'umuntu mukuru wagakwiye kuba wauploadinga, ushyira ikintu ku mbuga nkoranyambaga wamenye neza ko nta ngaruka kizigera giteza ubuzima bwawe, nta ngaruka kizigera kigira ingaruka mbi ku buzima bwawe.
rero mu gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga bitewe no gushaka amafaranga cyane, sometime umuntu yisanga yaprodinze ibintu yashyize ku mbuga nkoranyambaga, ibintu bishobora no kumushyira muri risike, ukaprodinga ibintu ushobora no kugushyira muri risike. Ibi ngibi nabyo byabaye kuri Chita, yagiye yaprodinga ibintu byanamushyira muri risike, ibintu abona akarira, akiherera akarira. Si ibyo gusa, naho amariye kuba umusitari hari benshi bagiye bamwereka ko ibintu akora atari byo, ari umugome. Ibyo bintu rero birabababaza. Niyo mpamvu bamwe mu babimenye kare nuko byaje kwanga. Sabe niyo mpamvu mwumvishe yahisemo kuterekana isura, ariko nyuma yisanga yerekanye isura ye. Ariko before, mu gutangira kwe yabanje gutinya public cyane, ko akabize abantu papa, mubyeyi wanjye, muvandimwe, abantu nyine baravuga, uravuga, ndavuga, runaka nawe waravuga. Nta n'ikintu tuzakora ngo birekere it's normal, ahubwo tugomba kumenya uko twitwararika tukagenera abantu ibyo kuvuga. Hari ukuntu ukora ibintu ugasa nkaho watanze ibyo kuvuga kuruta kuguhimbaho ibindi bintu, ugahora utanga ibyo kuvuga. Buri umuntu utera imbere, umuntu uri gutera imbere ntabwo wabura icyo bamuvugaho. Nabo nibakuvuga it's normal, ariko uzakoresha uburyo batavuga ibintu, udakora ibintu bazavuga bikakwangisha abantu. Uyu Chita rero muri uko kuvuga ngo ndaprodinga ndashimye ku mbuga nkoranyambaga, bimwe byagiye bimukomeretsa. Kandi murabizi ko umuntu afite amafaranga, ko umuntu afite abafollowers benshi, ntabwo bivuze ko atababara umutima. Pay attention, izi mbuga abantu bazibabariyeho. Nkabonye Theo bose babireba ari kurira. Benshi mu banyarwanda babeshwe ko ahantu hanyaho gukura amafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga, kandi ni ikinyoma gitose. Ntabwo imbuga nkoranyambaga arizo zizazamura u Rwanda, nta nubwo ubukungu bw'abanyarwanda bushingiye ku mbuga nkoranyambaga. Ntukemere no gukora ikintu kimwe. Try men to get success. Gerageza ibintu byinshi, more than one. Byinshi just for develop kugira ngo nyine uzatera imbere. Mu Rwanda, buri ubukungu bw'u Rwanda bushingiye 56% ku buhinzi. Mba nibuka neza muri statistique mperuka, ubuhinzi. Rero ubwo buhinzi nabwo mwibutererana, nibyo mukoresha imbuga nkoranyambaga ziri gutanga amafaranga, ariko ntabwo ari zo kuzamura igihugu. Hari n'ibindi bintu byinshi mwakora, mutazajya mu kintu kimwe. Nibyo bituma iyo usanga ku mbuga nkoranyambaga ariho uhora gusa, hari ubwo ubura content ugatangaza amafuti. Ariko igihe ubundi umunyamakuru ntabwo yakwiye kubura inkuru gusa, igihe uri kumva nta nkuru nzima ufite, wakora ibindi bikaguha inkuru. Buri ukoze n'ibintu byinshi biguha inkuru, wakora ibindi bintu byinshi bikaguha inkuru, and then ukagaruka ku mbuga nkoranyambaga ugatokinga, ukavuga like that. Ntugakora ikintu uri kubona ko ari kibi, ntugakora ikintu uri kubona ko kizakubabaza. Ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere mbivuze, hari n'ikiganiro nigeze kubikomozaho, ndababwira ngo banyarwandakazi, pay attention, you have to make sure ko ibintu mushyira ku mbuga nkoranyambaga bitazigera bibangiza, mukisanga mu mage, mukisanga ahantu namwe ubwanyu mutakwikura. Aba bantu mubona bari gusomana ku mbuga nkoranyambaga, ukundanye n'umuntu mufite imyaka 18, yamuri gusomana ku mbuga nkoranyambaga, just muri kwifata y'amavideo ntazi mukayabika ku myaka 18. Muri bato cyane.
ntago mbatutse muri bato muri abana. Nufite imyaka 20 uri umwana, ninde wakubeshye ko ukuze? Erega umukobwa ufite imyaka 20 ateretwa n'umugabo w'imyaka 45 agahita yumva nawe yakuze yageze iyo myaka. Pay attention bro, make sure ko wirinze, uri no kurinda abawe, ibyawe. Ibaze umwana wawe uzabona uri gusa mwabonye amavideo menshi, umwana uzabona uri gusambana ku karubanda, uri gukora imibonano mpuzabitsina, video umwana wawe. Reka mbashimire, gusa nanone pay attention, tugire uko twitwara bizadufasha cyane. Imana ikomeze kubarinda.